Iki biganiro bya Urugero TV and Radio Official nkwibutsa no gukomeza gusura radio yacu ikorera kuri murandasi internet radio, iyo ikaba yitwa Urugero online radio. Ni radio nziza ushobora kumvamo indirimbo nyinshi nziza za gospel zigufasha, ndetse hari n'ibiganiro bitandukanye turimo turanoza kugira ngo tugarukane icyo nakwita impinduka nyinshi kandi nziza. Meraho rero mu gihe tukiri gukora ibiganiro byo kuri YouTube gusa, reka twinjire mu makuru yiriwe cyangwa se amakuru ya gospel. Ashobora kuba yiriwe, ashobora kuba ari ejo, yose nyafatanyiriza hamwe. Reka ninjire ntangirira kuri Bosco Nshuti, nze kwinjira kuri Arsene Tuyi, ndetse nze kugaruka kuri James na Daniela, aho kugeza uyu munsi abantu bakomeje kuba mu rujijo, batazi niba bazagaruka cyangwa bazagumayo aho bagiye. Ndetse tugaruke na kuri mu gihugu cya Kenya umuprofeti cyangwa se ni umubishop nawe wakoze amabara. Ejo abakristo bamusenye rusengero nyuma y'amabara yaramaze iminsi akora ariko abantu bataramenya. Duhere kuri James na Daniela, hanyuma tugaruke James na Daniela, hanyuma tugaruke kuri Bosco Nshuti ndetse na Arsene Tuyi, tuze gusoreza mu gihugu cya Kenya. Mu makuru yacu duhere kuri Bosco. James na Daniela baravugwaho ko bashobora kuba bagiye kwigumirayo, bagiye kugenda burundu batazagaruka. Ariko tuvuze kutazagaruka ntiba bivuze ko batagaruka, kuko bagiye basize umuryango. James na Daniela bahagurutse mu Rwanda mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Bahaguruka bavuga ko bitabiriye ibitaramo ariko nta gahunda bafite yo kujya gutura muri Amerika. Ibyo byakomeje kuvugwa matama y'abantu batandukanye, kugeza ubwo umunyamakuru Gedeon ukorera inyarwanda.com yaje kubahamagara arabibabaza, maze bamubwira ko nta gahunda bafite yo kuzaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bagiye mu bitaramo bitandukanye babatumiyemo, ndetse no kugira ngo babashe kwegera abakunzi babo baba muri Amerika batari bwabonane, bityo bo bakaba bafite gahunda yo kugaruka. Bagiye bafite imvugo imwe yo kugaruka, ariko makuru dufite dukesha abantu batandukanye tudashatse kuvuga amazina, bari hafi banabakurikirana cyane batubwira ko nta gahunda bafite yo kugaruka vuba, ndetse bikunze bashobora kuzagaruka ariko bamaze kubona ibyangombwa bibemerera kuba none bashobora kugenda ariko bagasubira muri Amerika mu buryo bworoheje. Ibi birashimangirwa nuko igihe bamaze, abenshi bavuga ko akenshi visa yo gusura cyangwa se ibitaramo ntago igirenza amezi 6. Kugeza ubu kuva mu kwezi kwa 10 abantu barabara nkaho amezi 6 agiye kuzura. Abantu bakabategereje mu by'ukuri kumenya niba koko iri tsinda rizagaruka mu Rwanda. Mu gihe batagarutse mu Rwanda twaba duhombye, ariko kandi nanone nabo muzika yabo yabigiye kumanukaho gatoya, dore ko hariya ubushobozi bwo gukora umuziki cyangwa se umwanya, ko ubushobozi bwo ntabwo babubura kubera imirimo, ariko umwanya kugira ngo bazabashe kuba babona uburyo bwo gukora muziki biragorana. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibitaramo n'ibindi hariya barabikora, ariko si kimwe nuko hano bajyaga babona ubutumire bwa hato na hato. Bivuze iki rero? No kuba bagiye mu buryo wenda dushobora kuvuga ko bishobora kuzabanza kubasaba gushaka ibyangombwa, nabyo ni kimwe mu bintu bishobora kubagora. Nubwo tuzi neza ko aho bari kumwe n'abavandimwe, bagiye basanga abavandimwe, ndetse muri iyi minsi ishize bari bamaze iminsi bagenda mu bitaramo bitandukanye batumirwamo, ariko nta kimenyetso gihari kigaragaza ko abantu bafite kugaruka mu Rwanda vuba. Ndetse kuba bagaruka byo ntibizababuza kuko basize umuryango, abana, ariko kugaruka ntago bazagaruka mu gihe cyagenwe. Reka tubifate nko kuvuga ngo umuntu aragiye kugira ngo baje kubona kwanza kubaka ubuzima no gushaka ibyangombwa, hanyuma agaruke kuba yafata umuryango we asubire gukomeza kuba muri Amerika. Nibyo biri kuvugwa. Gusa icyo twizera ni kimwe, nuko nubwo baba bagiye kuba bajya kubayo, ntabwo tuzigera tubura ibihangano byabo, ntabwo tuzigera tuyoberwa ko bashyize hanze indirimbo. Nkuko nabivuze ko biba bigoranye hariya, ariko kandi ntibivuze ko bazareka gukomeza gukora umuziki, dore ko ari kimwe mu bintu twabamenye kandi tunabakundira. James na Daniela nkuko nabibabwiye bahagurutse hano mu kwezi kwa 10, batangaza ko bagiye ariko bazagaruka
ariko kugeza ubu nababwiye ko 80% igaragaza ko bafite kutagaruka, igaragaza ko bafite kudahita bagaruka, ahubwo bashobora kugenda bakabanza bakiinstara bagashaka uburyo bakazagaruka mu bundi buryo butandukanye n'uburyo bagiyemo. Reka tuve kuri Bosco James na Daniel twinjire kwa Bosco Nshuti. Bosco Nshuti umwe mu bahanzi bakunzwe ukomeje gukora indirimbo nyinshi zitandukanye nziza, twagiye tumenyaho indirimbo zitandukanye yagiye ashyira hanze. Uyu munsi Bosco Nshuti arimo aritegura gukora igitaramo kindi, ni season ya kabiri yise Unconditional Love. Mu gihe rero ari gutegura kino gitaramo ni nako atangiye gushyira hanze indirimbo zitandukanye ziri kuri album ye ya 4. Indirimbo yashyize hanze uyu munsi ushobora kujya no kuyisura kuri YouTube channel yiwe yitwa Bosco Nshuti Official. Ni indirimbo yise Ndahiriwe. Indirimbo yise Ndahiriwe ni indirimbo nziza, indirimbo nkuko musanzwe mubizi mu myandikire ye, n'umwanditsi mwiza ukunda kwandika cyane kuri Yesu no ku mirimo ya Yesu. Kugeza ubu ari muri bamwe abantu benshi bemeza ko ari muri bamwe mu banditsi beza mu bijyanye n'indirimbo navuga ngo zivuga butumwa bwiza bwa Kristo. No kuvuga ngo we akora imyandikire itandukanye n'abandi bantu benshi kuko yibanda cyane ku maraso n'urukundo n'umusaraba, ibintu nk'ibyo byerekeza cyane ku butumwa bwiza bwa Kristo, byo dukunda kwita gospel news, inkuru nziza. Rero Bosco Nshuti kugeza uyu munsi ashyize hanze indirimbo ya mbere kuri album ya 4 yise Ndahiriwe. Ni nako akomeza kwitegura igitaramo kizaba ku itariki 13 z'ukwa karindwi umwaka wa 2025, kikazabera ahantu hataramenyekana. Aha hantu rero twategerezanya amatsiko, dore ko mu myaka 2 ishize mu mwaka wa 2022 nibwo yaheruka gukora igitaramo nk'iki season ya mbere Unconditional Love. Season ya mbere yagikore muri Camp Kigali, ari naho yari yatumiyemo abahanzi batandukanye barimo Patient Bizimana, harimo Alarme Ministries, harimo Joshua niba ntibeshye. Ndumva abo nibo nibuka neza bari muri icyo gitaramo. Ni igitaramo cyagenze neza ku ruhande rw'abitabiriye, simbizi ku ruhande rw'uko byagenze, ariko nawe ubwe yashimiye abari bitabiriye igitaramo. Tuve kuri Bosco Nshuti, hari indirimbo yindi yasohotse ariko yari isanzwe ku muhanzi Arsene twitwa tumaze igihe tudaheruka, kubera ko nawe n'umwe mu bantu batuje cyane ni nka Bosco, ariko utavuga menshi, ariko kandi ukunda gukora kandi utuje, umwana warerewe mu itorero rya Restoration Church Masoro. Nyuma y'igihe tutabona indirimbo zitandukanye ashyira hanze, dore ko aheruka no gukora amashusho, navuga ko ari live recording, nubwo tutazi uyu munsi aho igeze, ariko yarayikoze. Ubu rero yashyize hanze indirimbo Calvary, indirimbo twamumenyeho cyane, ariko iyo ndirimbo mu gihe yishyira hanze ntabwo ayikoze noneho wenyine, ntabwo ayisubiyemo wenyine, ahubwo ayisubiyemo ari kumwe n'umuhanzi bita Krizo Ndasingwa ugiye kongera gukora igitaramo nyuma yuko yari yakoze igitaramo muri BK Arena. Ubu akaba ari kwitegura gukora igitaramo kandi mu Ntare Arena, ari nawe muhanzi wa mbere yahise yanonsa cyangwa se atangaza ko ari umwe mu bahanzi bazafatanya na Krizo muri icyo gitaramo. Byahise bituma rero bashyira hanze indirimbo bakoranye Calvary, basubiyemo ari Arsene Tuyi, ariko bayisubiranamo na Krizo Ndasingwa. Iyi ndirimbo ni indirimbo abantu bakunze, ni indirimbo twamenye kuri Arsene Tuyi, umuramyi mwiza. Rero abantu bashaka kuyireba mushaka kujya kuri Arsene Tuyi nyine official nawe, cyangwa se Arsene Tuyi kuri YouTube channel, wanditse gutyo ushobora gutubona channel yiwe, ubundi ukayibona. Ni indirimbo nziza, noneho akarusho kuba bayisubiranyemo na Krizo Ndasingwa by'akarusho. Reka dusoreze muri Kenya haravugwa inkuru ikomeye. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo urubyiruko rwazindukiye ku rusengero rw'umushumba witwa Bishop Peter K. Uyu akaba ari umunyakenya. Bazindukiye ku rusengero rwe ruri ahitwa Ruiru, itorero ryitwa Christ Impact Church. Bazindukiraho gutera amabuye nyuma yuko yaramaze no gutabwa muri yombi, azira ibirego ashinjwa byo gusambanya abana b'abasore. Uyu Bishop Peter K
mu by'ukuri aya makuru yatangiye kumenyekana ubwo hari ikiganiro cyakorewe kuri TikTok, umubyeyi umwe akaza kuvuga ko umwana we yatotejwe, yafashwe ko yasambanyijwe n'uyu mu pasiteri cyangwa se Bishop Peter K. Hanyuma uwo mwana aza kubibwira nyina, baza gusanga ni kesi nyinshi zagiye ziba agenda asambanya abasore mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwo kuba yabashyiramo imiti mu binyobwa muri za soda yabaga yabaguriye, cyangwa se akabajyana ku rusengero kubigisha kujya gusenga, hanyuma akabaha icyo kunywa mu gihe baba barimo barasenga, barimo bararamya Imana, cyangwa se barimo barasangira akantu, akaba yagira ikwabayobya cyangwa se akabafatirana basinziriye. Ibyo rero byagiye biba ku bana b'abasore, harimo n'umushoferi we, harimo abantu batandukanye. Ibirego rero byaje kubaho, bijyanwa mu nzego z'umutekano, kugeza ubu yamaze gutabwa muri yombi. Ariko nubwo yatawe muri yombi, ejo abakristo bazindukiye ku rusengero rwe, bararwangiza, batera amabuye, bakuramo ibintu, barasahura, kubera umujinya bari bafite w'ibi bintu uyu mugabo yakoze bitabashimishije. Ndetse harimo abakobwa bavuze ati ni gute afata abana bacu cyangwa abagabo bacu akajya kubasambanya kandi twebwe duhari. Bivuze ngo ni agasuzuguro ndetse ni ibintu bikojeje isoni, biteye isoni. Uyu rero bamufata nk'aho ibyo yakoze ni icyaha gishobora kuzatuma amara igihe kitari gitoya muri gereza. Uyu Bishop Peter K mubarizwa mu gihugu cya Kenya. Aya niyo makuru kugeza ubu navuga ko ari kuvugwa cyane cyane hano mu Rwanda ndetse no muri Kenya. Iyi nkuru yabaye impamo, abantu bumiwe nyuma yo kumva bishop nk'uyu afata ku ngufu asambanya abasore mu buryo bw'inyuma, nk'uko twabivuga, baciye inyuma, abahereye inyuma. Bikaba bivugwa ko uyu mugabo bajyaga bamushinja ariko batarabona ibimenyetso bimaze guhuzwa, nibwo polisi yamutaye muri yombi nk'uko nabibabwiye. Ariko urusengero rwe rumeze nk'aho rwarangiye, kuko bararusenye, baruteye amabuye, ntabwo rwaguye hasi rwose, ariko ibikoresho byo banabitwaye, barwangije mu bundi buryo. Biravugwa ko rero abo bantu bose bagiriwe nabi b'abasore, harimo n'umwana w'uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi avuga ati umwana wanjye yajyaga ajya gusenga bisanzwe, akajya gukora ama overnight, ariko hari igihe asinziraga akisanga pasiteri amuri hejuru, amuri inyuma. Bigasa nkaho nyine birumvikana habaga hari kuba ikindi gikorwa giteye isoni ntashaka kuvuga mu mazina. Reka rero nsoreze hano, mbashimire, ariko umeze kubibutsa gukora subscribe, kandi mbasezeranye ko ibi bintu turimo turashaka kubikora mu buryo bwiza. Ibintu turashaka kubikora mu buryo bwiza, singiye gusaba inkunga aka kanya, ariko inkunga ya mbere nasaba n'amasengesho no gukora like, ndetse no kujya mwumva bino biganiro byacu n'izi nkuru, ibiganiro byigisha n'izi nkuru, kugira ngo bidufashe twese. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nakagaruka.